Shuti mudukurikiye twongeye kubasuhuza kandi tubashimira uko mwatugaragarije urukundo no kudutera umwete n'imbaraga mu byigisho byatambutse. Kuri uyu munsi tugeze kuri video ya 7 ivuga ku byerekeye indi ntambwe ya 4. Intambwe ya 4 noneho ishobora kutugeza cyangwa se ituma twaririmba ijwi ryiza muri korali cyangwa se no ku giti cyacu. Iyo ntambwe ya 4 ivuga kuririmba indirimbo mu mwuka wayo cyangwa se mu mwuka wayihimbye, ari byo navuga mu cyongereza the spirit of singing. Nongere mbibutse intambwe zabanjije. Hari intambwe ya mbere yitwa the support of singing, ivuga uko duhagarara cyangwa uko twicara, uko dutegura umubiri wacu, uko dutegura ibitekerezo byacu, uko twiga gufata umwuka, uko twiga guhumeka, uko twiga gukoresha umwuka wacu mu buryo bwiza. Iyo ari intambwe ya mbere rwose, iyo ubifashe neza bituma ushobora kuririmba ijwi ryiza haba muri kora cyangwa ku giti cyawe. Noneho intambwe ya 2 ni yindi twise mu cyongereza the sound of singing. The sound of singing ni uburyo ki noneho urema ijwi mu kanwa kawe, cyane cyane ugendeye mu buryo uvuga ingombajwi, ntuzishyire imbere ntuzishyire inyuma mu buryo n'ubundi. Intambwe ya 3 ni the sense of singing. Sense of singing noneho rero ni bwa buryo noneho uvuga amagambo cyane cyane y'imigemo bijyanye n'ingombajwi, noneho mu mwanya mwiza utarya amagambo ahubwo uyavuga mu buryo wumva byumvikana, ndetse no mu busobanuro bw'amagambo yayo biturutse ku rurimi uri kuririmba. Tugeze rero noneho ku ntambwe ya 4 ariyo mu cyongereza bita the spirit of singing. Bishatse kuvuga noneho ni gute ya ndirimbo ugiye kuririmba wishyira mu mwuka ya wa wundi wayihimbye, ukishyira igitekerezo yari afite ukagishyira mu mutwe wawe. Mbese tujya dukunda kuvuga ngo ukamira wa muhimbyi rwose wahimbye ya ndirimbo ku buryo wumva ari we mu gitekerezo cye, mu mwuka we, ukabiganisha aho ngaho ku buryo wumva biri kujyana neza neza. Noneho rero iyo nyuma y'ibyo twamaze kurebera hamwe, haba mu ntambwe ya mbere n'iya 2 n'iya 3, muri iyi ntambwe ya 4 nyine haba harimo kumvikanisha nanone bisobanura the spirit of singing, uko wumvikanisha ubutumwa bw'indirimbo cyangwa se uko ushyiramo amarangamutima y'umuhanzi cyangwa y'umuhimbyi wahimbye iyo ndirimbo, cyangwa se ibyiyumviro bye mu magambo y'indirimbo. Noneho rero nibyo bakunda kwita mu Gifaransa communication and expression of meaning. Nuvuga ngo kumva neza ko cya gitekerezo cye, ya marangamutima ye, bya byiyumviro bye, ibyo bita expression. Nuvuga ngo uko n'indirimbo ihimbitse neza cyangwa se irimbwe neza nuko ugomba gushyiramo bya byiyumviro by'uwo muhanzi cyangwa se by'uwo muhimbyi wahimbye iyo ndirimbo. Kuririmba ibintu, kuririmba amagambo mu busobanuro nyakuri bw'ubutumwa buri mu ndirimbo. Noneho rero niyo mpamvu abongereza bo bakunze gukoresha ijambo ngo sing meaningfully. Nuvuga ngo ujye uririmba ariko mu busobanuro bw'ibyo uri kugira gute, mu buryo bw'ibyo uri kuririmba. Hama rero dukurikiza uburyo bukurikira. Uburyo bwa mbere nuko mu kuririmba ugomba kuririmba ugendera ku mahame n'amabwiriza ya muzika mu bigize muzika. Hari ibice ibyo bita element of music. Muzika hari ibiwugize, nk'uko tuvanga umubiri w'umuntu ugizwe n'umutwe n'igihimba n'amaguru n'amaboko. Noneho rero niko tuvuga ngo muzika nayo, kugira ngo muzika yaba ari mu ijwi, muzika yaba mu buryo bw'incurango, hari ibintu by'ingenzi bigeze kuri 5 biyigize. Ikintu cya mbere nuko mu kumva neza iyo ndirimbo ugomba kuririmba wumva icyo bita pitch. Pitch rero nuvuga ngo narabisobanuye mu nyigisho za mbere, aho ijwi rigera ku butumburuke bwaryo naho ijwi rigera ku bujyakuzimu bwaryo. Noneho ugomba kuririmba wumva pitch. Urugero, niba ndi kuririmba hano, ntabwo ndarimba ngo oya, ahubwo ngomba kuririmba mu by'ukuri ndi kumvikanisha, ngahamya muri note neza, nkajya muri note, nkajya muri pitch neza. Ubwo ugomba kuririmba buri jwi rero rigira pitch, buri nota rigira pitch. Niyo mpamvu tugomba kuririmba tukarihamya neza ku buryo bya bintu twita ngo no kuva mu nota. Ntabwo ari byo. Hanyuma hari imvugo numvise nshaka gukosora.
kuvuga ngo yaririmbye ngo aradiyeza ngo yari kuririmba muri diyeze nayo ni inota diyeze ry'inota runaka naryo ni pitch nayo ntabwo kudiyeza ntabwo tugomba kumenya kubisobanura neza, ahubwo ni uguhamya mu nota neza kuririmba muri pitch yaho ijwi rigera. Ikindi cya kabiri muri iri kugira ngo wumvikanishe neza kuririmba amarangamutima ndetse n'ibyiyumviro ndetse n'ibitekerezo ndetse uri mu mwuka wa muhimbyi, no hari akandi kantu ka kabiri kagize umuziki nanone urangwa n'ibyo bita injyana. Ubundi akenshi nawe nshaka kubikosora, hari igihe abantu bavuga ijwi ry'umwimerere nka melody cyangwa se ijwi shingiro ry'indirimbo nka melody bakavuga ngo ni injyana y'indirimbo, ariko mu kinyarwanda kiza injyana bishatse kuvuga rythme mu gifaransa cyangwa se rhythm mu cyongereza. Rhythm mu cyongereza niyo njyana uvuga ngo niba ari 1 2 3 kane 1 2 3 kane, okay, kwa kundi muri mesure 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, cyangwa se niba ifite gatatu kuri kane 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, okay, cyangwa se niba ifite gatandatu ku munani 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2, cyangwa se nifite gatanu ku munani 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, gutyo bitiruka ku njyana iyo ndirimbo, rythme iyo ndirimbo ibijyanye na mesure yayo, okay, bijyanye na ibyo bita time signature y'indirimbo, niba iri kuri kane kuri kane, niba iri kuri gatanu ku munani, gatandatu ku munani, kabiri kuri kabiri, gatatu kuri kane, gutyo. Ariko rero injyana nanone uko n'uburyo ki nanone bishatse mu buryo bw'ikinyarwanda bishatse kuvuga nanone uko ugenda ugusha umugemo w'indirimbo muri beat neza, uko bigenda bigwamo nk'uko ubivuga mu gihe uri gutera izo mesure. Noneho rero ikindi kintu cya gatatu kiranga muzika, kiranga indirimbo yacu cyangwa se incurango yacu, nicyo bita mu cyongereza dynamics. Ibi birebana na volume cyangwa se ubutubure bw'ijwi, ubutubuke bw'ijwi uririmbamo. No kuvuga ngo kugira ngo ijwi muri ya spirit of singing, ijwi ryumvikane neza muri ntambwe ya kane, ugomba gucuranga cyangwa kuririmba bijyanye na volume umuhanzi cyangwa se umuhimbyi w'indirimbo yashatse. Urugero, hari nk'igihe nk'umuhimbyi w'indirimbo ashobora kuririmba indirimbo akazavuga ngo hano muzayiririmbe buhoro, hari indirimbo ziririmbwa buhoro. Nimusoma no muri kiriya gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana cyangwa indirimbo z'agakiza, hari aho uzasanga hejuru banditse ngo indirimbo iririmbwa buhoro. Niba tuvuge ari nk'indirimbo yo gusenga, ntabwo uzaririmba cyane, ahubwo ugomba kumenya volume buri ndirimbo igira. Hari abaririmba indirimbo ukumva arikwiye kuririmbwa buhoro, ukumva bayiririmbye cyane. Hari n'abaririmba indirimbo yagombye kuririmbwa cyane, ukumva bayiririmbye buhoro. Ukumva rero byishe neza umwuka w'indirimbo. Ndabaha urugero, niba nshaka kuvuga ngo Mwami nshaka kuba umukristo mu mutima, Mwami nshaka kuba umukristo mu mutima. Urumva niba ndi kuririmba ntabwo nzavuga ngo Mwami nshaka kuba umukristo mu mutima. Icyo gihe ntabwo ari spirit, ahubwo ni indirimbo yo gusenga. Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, Lord, I want to be a Christian in my heart. Ahubwo noneho umuhimbyi w'iyo ndirimbo yaravuze ngo nugera kuri refrain ushobora kongeraho ka volume kuko ni nkaho uri kwinginga, okay. Mu mutima Mwami nshaka kuba umukristo mu mutima. Noneho urumva wari wazamutse ukongera ukagaruka. Tugomba kumenya uko turimba muri dynamics. Ntabwo ibintu byose bigomba kuba Lord, I want to be a Christian in my heart,
not ngo wumve ko byose bifite volume imwe. Hari n'abantu barimba ukumva ibintu byose birasa. Ni nk'uko burya no kuvuga nabwo niyo tuvuga tuganira bisaba kugira ngo hagiremo iyo expression, hagemo itwo twa dynamics, ubwo buryo bw'amavolume mu ijwi ryanjye. Nibyo byiza kuko ntabwo naza hano ngo mbe kukwigisha tugomba kuririmba ubundi twatuvuga ibintu byose bisa. Hari umuntu uvuga ahubwo nyuzamo nkavuga ijwi buhoro kugira ngo nkwinginge ndebe ko wakunda kuririmba, kugira ngo nkwinginge ndebe ko wabinkundishiriza n'abandi, kuko ni impano nziza Imana yaduhaye. Numva mbikunze cyane, numva mfite iyo passion. Icyamba abantu bose bakaba baririmba, icyamba abantu bose nka Mose wavuze ngo icyamba Abisirayeli bose bakaba bahanuzi, nanjye icyamba wowe nanjye n'abandi bose, abantu bose turi ku isi. Ariko kandi ikiya kinezeza nuko mu ijuru abantu bose bazaba baravuye mu moko ataramwe, mu bihugu bitari bimwe, mu mabara ataramwe, mu ndimi zitari zimwe, twese tuzahurira imbere y'Imana ubundi turirimba indirimbo imwe. Nuko iyo ndirimbo ndayikumbuye cyane mu gihe tuzayiririmba. Niyo mpamvu mba numva nifuza ko abantu bose ku isi, abirabura, abazungu, abarebare, abagufi, abanyarwanda, abavuga icyongereza, bagira gute, twese turirimbe tukaririmbira Imana. Imana ibaho umugisha. Noneho dukomeze n'akandi gace ka kabiri. Twari tugeze aho tuvuga ko ugomba kumenya volume cyangwa se uko wumva indirimbo mu gutwi kwawe, cyangwa se uko uyiririmba, niba urayirimba buhoro cyangwa se niba yaririmba cyane. Kimwe nuko tuvuga, iyo tuvuga ntabwo tuvugira kuri dynamic imwe, ahubwo buri gihe tugenda tumenya uko tuvuga duhinduranya amagambo kugira ngo ibyo tubwira umuntu byumvikane neza mu gutwi kwiwe. Nsubiye hejuru gatoya muri bwa buryo bwo kuririmbira muri rhythm cyangwa se muri beat neza, aho murambabarira kuko bisaba ko twajya muri theory y'umuziki tugatanga itandukaniro hagati ya beat na rhythm na time signature cyangwa se mesure mu Gifaransa. Icyo gihe rero ariko kuririmba ugenda ugwisha mu njyana neza, nibyo nashatse kuvuga. Hari abaririmba kumva basiza abandi. Icyo gihe rero iyo uririmbye ukajya uririmba usiga abandi cyangwa se usigara inyuma gatoya, ugomba kumenya mwese guhamya kugenda mu mujyo umwe. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi rero kiranga muzika nicyo nari mvuze cyo ko buri ndirimbo uwayihimbye aba agomba kumenya, cyangwa se mu bahimbyi b'ukuri ba muzika agomba kuvuga ati ndaririmba mu ijwi rya buhoro cyangwa se hagati cyangwa cyane cyangwa cyane. Hari ibyo bita kurimba muri pianissimo, kurimba muri piano, kurimba muri mezzo piano, kurimba muri mezzo forte, kurimba muri forte, kurimba muri fortissimo, kurimba muri fortissimo. Nono niba nshaka kuririmba cyane, nono ubwo urumva hari ukuntu nzakoresha buri ndirimbo bituruka ko nshaka kuvuga ibyo bijya bibaho cyane. Hanyuma ikindi nuko kugira ngo tugire bwa buryo bw'ijwi ryumvikana neza, nuko nanone tugomba kuritwara mu muvuduko mwiza, umuvuduko wa ngombwa. Nanone uhimba indirimbo aba yarateganije ngo uzaririmba wihuta, uzaririmba igenda buhoro mu buryo buri slow, cyangwa se uzaririmba wihuta cyangwa wihuta cyane cyangwa wihuta cyane. Niba turimba urumva mwangabo, urumva ni walking, ni nk'abasirikare. Okay, ntabwo najya kwima ngo mwangabo z'Uwiteka muze dutabare. Urumva ntabwo naba ndi guhamagarira ingabo z'Uwiteka ngo muze dutabare ngo noneho ngo ndirimbe buhoro buhoro, ahubwo mwangabo z'Uwiteka muze dutabare. Ubwo urumva ufite tempo, ufite umuvuduko w'indirimbo. Ikindi kiranga muzika none tugomba kwitaho kugira ngo bigire uburyohe bwiza mu gutwi, bizane the spirit of singing, ni ibyo bita style. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'incurango ijyanye n'indirimbo n'amagambo yayo. Hari ukuntu umuntu akuririmba indirimbo ariko ubwoko bw'incurango yicuranzemo ukumva buhise buyica rwose. Ibyo ni ibintu tugomba kwitondera cyane cyane abadirigent b'amakorari, tukongera tukabanza tugakora kuko bisaba ko uwo muntu abanza akabikorera isesengura muri cya gihe ari kwigisha cyangwa se muri cya gihe ari kwiga indirimbo, kandi agahitamo uko azayiririmba imbere y'abantu bitewe cyangwa se bijyanye
n'ibirori cyangwa se n'umunsi wabaye mu buryo n'ubundi. Nuvuga ngo muri ya ndirimbo ndashaka kuba urugero, nka ya ndirimbo nkunda gutangiraho urugero mu byigisho byanjye, Mwami Mana ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. Urumva, Mwami Mana ndakuririmbira. Hari abashobora kwishyiramo mu yindi ncurango rero itari nziza, Mwami Mana ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. Urumva ushyizemo indi style y'incurango ariko itajyanye n'iyo ndirimbo. Cyangwa se niba ari nk'indirimbo yo gusenga, niyo mpamvu cyane cyane nk'izi ndirimbo za hymns muzasanga hejuru banditse ngo iyi ndirimbo ni iyo gusenga, iyi ndirimbo ni iy'ibyishimo, iyi ndirimbo ni iy'ubukwe, iyi ndirimbo ni iyo guhamba, iyi ndirimbo ni iy'abana, iyi ndirimbo ni iyo ku cyumweru, iyi ndirimbo ni iyo guhamagara abihana, iyi ndirimbo ni iyo gusarura, ibintu nk'ibyo. Buri ndirimbo uba ugomba kuyicuranga biturutse ku gitekerezo cyayo nuko yumvikanisha muri style. Tuvuge niba ngiye kuririmba ngo umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera. Urumva, umpakanya Yesu nze nkwegere. Noneho rero wajya kumva ukumva umuntu yaririmbye umpakanya Yesu nze nkwegere, akishyira muri style indi yazo, ukumva ntabwo ari bi. Cyangwa se mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu, ukumva ni indirimbo yo gusenga, mu gihe cyo gusenga, haleluya, amasenge. Biriya nyine hari abo bifasha, ntabwo ndi kubirwanya, ariko ntekereza cyane kuri wa muntu wahimbye ya ndirimbo. Akenshi hari igihe twinjira mu kundi kuntu ntitube tukitekereza, tukinatekereza n'ibyo turi kuririmba, bigatuma kenshi indirimbo zo gusenga twazihinduye iz'imbyino twazihinduye zo gusenga, izari kugenda buhoro twazihutishije, izari kwihuta twazitwaye buhoro. Ibyo rero niyo mpamvu style cyangwa se incurango iherekeza indirimbo nabyo ni ngombwa cyane kugira ngo bizagaragare neza. Hanyuma nongere mbibutse utuntu tw'ingenzi tugize indirimbo cyangwa se tugize muzika. Harimo pitch, harimo rhythm, harimo dynamics, harimo tempo, harimo niyo style ucurangira mu iyo ndirimbo kugira ngo bizagire the spirit of singing cyangwa se bizazane wa mwuka w'indirimbo. Ngeze ku kindi kintu cya kabiri, yego mu buhanzi habamo umudendezo, yego, ariko kandi umudendezo w'ukuri nuturuka mu nyigo n'isesengura wakoreye indirimbo mu gihe cyo kuyiga cyangwa se mu gihe cyo kuyisubiramo no kuyitoza mbere yo kuyiririmba imbere y'abantu. Umudendezo aribyo bita musical freedom dukunda, ni dukura mu bwoba no mu butamenya no kutita ku bihangano by'abandi cyangwa kutabiha agaciro, ahubwo ufite umudendezo wo gukora ibyiza bizafasha abandi, ibyiza bizabubaka birushijeho. Umudendezo nyakuri nuwo gufasha umuhimbyi w'indirimbo kwerekana igitekerezo, nuwo gufasha umuhimbyi w'indirimbo yuko ubutumwa n'ibyiyumviro bye bigaragara muri ya ndirimbo. Iyo niyo musical freedom nemera. Uwo ni wo mudendezo wo muri muzika nemera, kuko hari abo uzagira inama bahita bakubwira ngo giye ngo bari mu burenganzira bwanjye. Yego, kuko abahanzi, abanyamuziki bagira musical freedom, nongere mbisubiremo, ariko freedom y'ukuri ni iyihe? Ni ya yindi ituma ahubwo wumvikanisha igitekerezo cy'umuhanzi. Hanyuma ikindi navuga nuko nanone uba ugomba kwirinda kubiririmba mu mwuka nyine, buri ndirimbo ukayirimba mu mwuka wayo. Hari nka ya yindi naririmbye ngo Mwami Imana ndakuririmbira, nkayiririmba muri style zitandukanye, ariko ushobora kuririmba muri style zitandukanye ariko nanone ukongera ugatekereza mu mwuka wayo. Niba ari uri nkuru, uri nkuru, uri kuvuga ko Imana ari nkuru, urabigaragaza ko ari nkuru. Ntabwo ari upfa gusanga uri nkuru nkaho ari umuntu uri gushyira hariya utitayeho, ahubwo no, urashyiramo ibitekerezo byawe ugaragaze ngo Imana ni nkuru, Imana irisumba ibintu byose, Imana yaremye ibintu byose, noneho wumvikanishe muri uwo mwuka w'iyo ndirimbo uri kuririmba. Ikindi twavuga nuko tugomba kuririmba
ibintu bikurimo mu kuri ko mu mutima wawe nta kwishushanya, kugira ngo none uzagire ijwi ryiza, ijwi ritomoye, ijwi ryumvikana, kugira ngo uzagire kuri ya ntambwe ya kane yitwa the spirit of singing, umwuka w'indirimbo n'ibitekerezo by'indirimbo n'amarangamutima y'indirimbo n'ibyiyumviro by'umuhanzi, kugira ngo ubimire ubishyire mu ndirimbo yawe. Nuko ugomba kwihatira gushakashaka ko waririmba ibintu bikurimo. Akenshi iyo uririmba ibintu by'Imana, kuko ndi kuvuga kuri gospel music cyangwa se ku ndirimbo za gikristo zo mu rusengero cyangwa muri kiliziya, iyo uririmba ibintu bitari mu mutima wawe, akenshi bumva biri kugucira urubanza, ku buryo kubiririmba wumva akenshi hari ukuntu bitagira uburyohe. Ugomba kwihatiriza rero, niba hari aho bigucira urubanza ukabanza ukitunganya n'Imana, ukabanza ukihana, ariko ukaba uzi neza yuko ibyo uri kurimba bitari kugucira urubanza nawe ubwawe, nibwo uzagira ijwi ryiza. Nabyo burya bigira impact ku kugira ijwi ryiza. Kuririmba ibintu bikurimo nibyo bita emotional integrity and honesty. Ni ukuvuga ngo kuba uri honete rwose, kuba wumva uri honest, kuba wumva umutima wawe nta kigucira urubanza, ku buryo wumva ndetse na integrity ya emotions zawe, amarangamutima wawe ari ibintu biri ku murongo mu buryo bwiza. Hari amagambo y'umugabo witwa John Philip Landgrave wanditse igitabo nifashishije mu gutegura ano masomo, yavuze mu Cyongereza, ngira ngo mbasubiremo mbasomere ubu ni ngenda nongera kuyasobanura. Yaranditse ngo singing by its very nature is an emotional expression of language communication. Nuvango arongera avuga ngo singing is exaggerated inflection of speech for the purpose of highlighting the meaning of words and thoughts. Nuvuga ngo kuririmba mu by'ukuri kose, nukuvuga ngo ni ukwerekana amarangamutima n'ibyiyumviro byawe bijyanye mu mvugo yo gutanga ubutumwa, language of communication. Kandi nanone kuririmba nugukabya kugaragaza amagambo n'impamvu nyamukuru, ariko ugenda uca akarongo cyangwa se ugenda wibanda ku bitekerezo n'amagambo nyamukuru wa undi yakoresheje ari kugira gute, ari kuririmba muri ya ndirimbo ye cyangwa se muri bwa buhanzi bwiwe. Hanyuma ikindi nuko yaravuze ngo the idea we express in music are most often associated with the strong feelings of the human spirit, such as love, peace, faith, desire, fear, and joy. Nukuvuga ngo igitekerezo nyamukuru, ibyo dushyira mu muziki cyane twumvikanisha mu muziki, ni ibintu biba biri mu ruhuririkane rw'ibyiyumviro by'umuntu muri rusange, hahandi mu mwuka we, mu rukundo rwe, mu bitekerezo byo mu kwizera bye, mu byifuzo bye, cyangwa se mu munezero wiwe n'ibindi. Ibyo nibyo bigenda bigaragaza uko umuntu yumvikanisha indirimbo. Mu byo tugomba gukora rero, tugomba kwita ku kugenzura neza, ku kugenga no gucunga amarangamutima yacu, aribyo bita mu Cyongereza control of emotions. Icya kabiri, tugomba gukoresha neza imbaraga n'imbamutima zacu, nibyo bita passion and energy control. Cyane kuko hari nk'umuntu uririmba ukabona ntazi kwikontorora, niba hari ahabyina kubera ko adrenaline yamuzamukanye ukabona ntagishoboye kwikontorora, cyangwa se abishyizemo imbaraga nyinshi ku buryo n'icyuya kibira, ku buryo harimo nabo rimwe na rimwe wigisha bajya kubona ko nasimbutse ahantu, nibwo muzabona nko mu bihugu abanyamuziki hari n'igihe ujya kubona ukabona hanutse ahantu kuko adrenaline yamuzamukanye, cyangwa ukabona aciye imyenda, ubundi natwe ejo tukazabyambara bicikaguritse turi kubyigana kuko hari umusitari wabikoze ibintu nk'ibyo, ariko biturutse ko burya umuziki wamurushije imbaraga, atamenye gukontorora imbaraga ze n'amarangamutima wiwe. Burya rero natwe no mu bintu by'Imana hari igihe bibamo ukabona umuntu azanye energy cyangwa imbaraga cyangwa ingufu cyane cyangwa ibyiyumviro bikabije cyane, ibyo nabyo tugomba kumenya kubikontorora. Ikindi tuba tugomba kumenya kugenzura neza no kwita ku burere n'umuco wacu. Buri gihe turirimba tuba turi gutekereza, ariko tukagira uburere, cyane uburere bwa gikristo, Christian education, kandi tukagira nanone tukita nanone ku muco kugira ngo ibyo tugaragaza tube dufite uko bigaragara. Ikindi, kwita ku mahame ngiro yo kuririmba imbere y'abantu, aribyo bita stagecraft skills. No kuvuga ngo stagecraft skills ni amahame shingiro yo kumenya kuririmba imbere y'abantu. Nuvuga ngo ibyo tuzongera kubivuga ku isomo rizaza, ariko tukindira none kutarangara no kwita kuri buri kantu kose, ndetse no kugerageza kumva abandi.
hari ukuntu ijwi ryawe rishobora kunyerera kuko utari kwiyumva cyangwa se utari kumva abandi. Ibyo nabyo nibyo tugomba kwitaho cyane. Hanyuma ikindi nuko tugomba kwemera ko umwuka wera atura muri wowe, kwemera gukorana nawe, kandi ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri wowe kugira ngo uhishurirwe n'ibitari biteganijwe cyangwa umenye uko witwara mu bitunguranye bitateganijwe. Aha bisaba kwitegura, gusenga, kwisuzuma, kwitoza, nibyo nkunda kwita preparations, prayers with self examination and practices. Ni ngombwa cyane. Hari P eshatu nkunda kugenderaho. Nkunda kugendera kuri preparation, P ya mbere, icya kabiri prayer, okay, icya gatatu, P ya gatatu ikaba practice. Ni ukuvuga ngo gutegura, noneho rero tegura, utekereje unasenge, noneho kandi unitoze cyane. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Ariko iyo turirimba izi ndirimbo zisingiza Imana, twemera ko umwuka w'Imana aba muri twebwe. Hari n'ibyo kubona ukabona hari ibintu utari wateganije, ukabona hari nk'umuntu uje imbere yawe, ukabona hari n'umuntu ugukoreye ikintu, ukabona nk'umuntu arahagurutse, cyangwa se ibintu cyangwa ibindi bintu bitateganijwe, cyangwa se ibindi bintu umwuka wera yashatse gukora mu materaniro cyangwa ahantu uri. Uba ugomba kuba ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe kandi ukorana n'umwuka wera kugira ngo bya bindi bitateganijwe umenye uko ushobora kumenya kubyitwaramo. Kandi cyangwa se hari ikintu gihagaze cyangwa mikrofone irapfuye, ugahita umenya ukuntu urekura ijwi ryawe uko bipfuye kandi bitagaragara imbere y'abantu, cyangwa se umuriro uragiye, cyangwa se n'ibindi. Ugomba kumenya n'ibyo bitateganijwe ukuntu umwuka wera bigufashamo, kandi abari imbere yawe ntibamenye ikintu cyabaye, byose bikarushaho kugenda neza. Hanyuma rero kugira ngo ibi byose impamvu tubikora niki, ni ukugira ngo ibyo turirimba bizagirire umumaro mu babyumva, kandi natwe nuko tugomba kuba tubibamo bikaba biturimo. Uwo mwanditsi w'igitabo kiri mu Cyongereza yakunze kuvuga, binyibutsa abarimu bacu iyo batwigishaga kuvuga ngo live the message. Ni ukuvuga ngo reka iyo message, ubwo butumwa uvuga ububemo, okay, vivre le message. Ni ukuvuga ngo kuko bigaragare, ube ishusho, ube indorerwamo y'ubwo butumwa uvuga, okay, cyangwa se mu Gifaransa ngo vivre une vie qui reflète le message. Ni ukuvuga ngo ukabaho ubuzima, nibwo ugira umutima utagucira urubanza aho uri hanze, mu byo uririmba, mu byo uvuga. Ni ukuvuga ngo ukagerageza muri the spirit of singing, muri ka gace ka kane, ugerageza kuba nk'indorerwamo y'iyo ndirimbo, ukagerageza kuba indorerwamo abantu bireberamo iyo ndirimbo. You try to be a reflection of your song, a reflection of your message. Indorerwamo abantu bireberamo iyo ndirimbo. Hanyuma rero nkaba nasoza aka gace k'intambwe ya kane, uvuga ngo tumenye kwinjira mu mwuka w'umuhimbyi, mu bitekerezo bye, mu byiyumviro bye, mu marangamutima, tugendera ku mategeko n'amabwiriza ya muzika. Kandi ikindi, ijambo rya Kristo rikaba riri muri twe rigwiriye, twibuka ya ntego yacu ivuga ngo soli deo gloria, kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana yonyine. Ikindi kandi mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu bice 4:10 hakaba havuga ngo nk'uko twahawe impano aba ariko tuzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu mbasaba, hari impano numvise Imana yampaye mu myaka yanjye ngezemo, ariko numva nayisangiza n'abandi, kandi ni ibintu nahereye kera cyane nigisha. Ni ibintu bimaze mu myaka irenze 15, hagati ya 15 na 20 nigisha abantu batandukanye mu nzego zitandukanye. Nuko ariko niyumvisemo muri kino gihe, muri no minsi turi muri kino gihe cyo kurwanya iki cyorezo, ko nategura ano masomo kugira ngo aho uri ugerageze gufasha n'abandi. Imana izadukingurira imiryango, ariko twaravuye mu bwiza twinjira mu bundi. Hanyuma rero kandi ku murongo wa 11 hakuvuga ngo umuntu navuga, aha nishatse kuvuga giye ngo umuntu naririmba avuge, cyangwa se mu dukubo aririmbe nk'ubwirijwe n'Imana. Nagabura ibyayo cyangwa se nacuranga abigabure, cyangwa se acuranga, cyangwa se aririmbe nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose, ku bwa Yesu Kristo nyiri cyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Imana rero ibaho umugisha. Ubutaha tuzakomereza n'imyitozo myinshi y'ijwi no kuririmba nyirizina, kandi Imana y'amahoro ibatunganyirize rwose kandi bategurire kuyikorera mu by'ukuri, kandi ikomeze kubafasha. Ubutaha nzongera ngarure abandi banyeshuri nanone, noneho hari indirimbo zabo bitoje, noneho dushobore kuziririmba, noneho dukora umudendezo wose. Nkaba ngira ngo nawe aho uri ubwunganizi bwanyu turabukeneye cyane mu butwoherereze, cyane muri ya masomo twatangiye tuvuga ibigendana no kuvuga mu rurimi, amagambo mu buryo n'ubundi.
ikindi kandi no mu bundi bumenyi nzi ko hari abankurikiye bandusha ubumenyi, nuko muza n'ubwunganizi bwanyu izo mpano zirimo rwose, kuko hari iyo twitabye Imana cyangwa se iyo ubuzima bwacu burangiye hano ku isi, burya tujyana imishinga myinshi, tukajyana impano nyinshi, tukajyana ubutunzi bwinshi, bagahita babworosaho igitaka, tudashoboye kubugaburira abandi, tudashoboye kubuha abandi. Turyamana imishinga myinshi, amaproje menshi, imigambi myinshi ibitarashyize mu bikorwa. Niyo mpamvu buri gihe uko umuntu abonye akanya ikimana yamuhaye aba ashobora kugisangira n'abandi, kugifashisha abandi. Ndagira ngo rero nkurarike nkwinginge, iyo mpano nziza ibyo wamenye bitangarize n'abandi, bibagirira umumaro mu bushobozi ufite. Nuko niba ushobora kubona amamega kuri internet ukaba ushobora gukurikira aya masomo, bibwire n'abandi, byereka abana babikuriremo, cyane ko nifuza ko uburere bwa muzika, ibyo bita music education cyangwa se education musicale, cyane cyane mu itorero byahera mu bana batoya cyane, bakagenda babikuriramo, bakaba bashobora kumva umuziki mwiza, indirimbo icurangitse neza, indirimbo ihimbitse neza mu buryo n'ubundi, ku buryo abantu babikunda, ku buryo nidukora mu bubyutse Imana idusezeranya buri imbere, burya buzagirwa cyane cyane n'abaririmbyi baririmba neza kandi bakurikiza amabwiriza n'izi mpuguro zose n'ibi byigisho turi kuvuga. Imana rero ibaho umugisha. Soli Deo Gloria. Amen.